ikintu tujye kuganira uyu munsi ni inkuru navuga ko ibabaje yabaye ku mwana w'umukobwa ngira ngo muri kumubona ari hano imbere yanyu. Ni inkuru y'urukundo. Akenshi mu by'ukuri inkuru z'urukundo ntabwo zikunze kurangira neza, turabizi. Ikintu kimbabaza ni ukuntu nagiye kugurisha inka zo mu rugo kugira ngo ihangane bibaho umuntu akakubeshya. tuganire inyuma twamusuye hano mu rugo iwabo ahari. nyine ntabwo byari ngombwa ko mbivuga, ariko wenda bibaye ngombwa ko mbivuga kuko nyine kubera ko agahinda mfite nyine ni kenshi cyane kuri njyewe ku mutima wanjye. Umuntu twabashije kuba twakundana ni Yaka. Bebe wenda njya nkunda kumubona n'umutipe bita Yakatu, bakora ibintu biri aho hafi gutyo. Anje nyine nta ribi ryiwe sibye ako kazi akora nyine, ariko ubundi ni umwana mwiza ateye neza ku buryo n'undi wese yamukunda. Hari inyandiko mwigeze mugirana? Oya, nta nyandiko twagiranye. Aya mafaranga ndakeka neza ko nimuduhuza arabyemera ko nayamuhaye. Amafaranga narayamaze ndayakura yese. Ntabwo namufungisha kuko ngewe umuntu ukunda ntabwo wajya kumufungisha, cyangwa umuntu ukunda ntabwo wamuhereza amafaranga arenze miliyoni uvuge ngo ugiye kumufungisha. Kobwa mwiza wiri ute? Nyiriwe neza biraho gake gake. Yego, bigaragara ko ntago wishimye. Ariko nagira ngo utangire wibwira abadukurikiye kuri RCM Media, ndetse n'izindi story zose ziri inyuma uraza kugenda uzibabwira, cyangwa ngo wibwire abadukurikiye, hanyuma twinjire mu nkuru yawe. Se byagenze gute? Umustar mwakundanye bimeze gute? Abantu babimenye, niba hari n'icyo babivugaho nabagira icyo babivugaho. Nyine murakoze, nitwa Ange. Nyine ku nkuru yanjye y'urukundo ni ndende cyane, ndende nyine harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibintu by'akababaro nahuye nabyo. Yego, nyine umustar nakundanye nawe nyine ntabwo byari ngombwa ko mbivuga, ariko wenda bibaye ngombwa ko mbivuga kuko nyine kubera ko agahinda mfite nyine ni kenshi cyane kuri njyewe ku mutima wanjye. Umuntu twabashije kuba twakundana ni Yaka. yego, Yaka twarakundanye ariko yaramemukiye cyane ku buryo nanjye nyine ntari kubitekereza ko yari kubinkora. yewe rwose nta muntu ngira dukundana. wenda kuvuga mbere yuko ujya gufunga. Ntawe inda zo ziracuruza, urabizi ngenda nsanzwe ngura ku kiro nk'abandi bose. Yaka twahuye nyine nari nasohotse nyine kwa kundi abantu basohoka bagiye nko kwinywera kwishimisha, duhurira nyine mu kabari, nawe nyine yasohokeyemo mukunda gutyo, nawe arambwira ko nkunda, tubijyamo ashira nk'igihe. Yaka akajya nyine anyereka nyine ko nkunze, nanjye nyine nkabona arankunze. Wumve ngo n'ubu ngubu ahangaha mbayeho, amafaranga yose yanshizeho yayamazeho. Buri kimwe cyose yajyaga agira ikibazo, akambwira ngo afite ikibazo, nkamwohereza amafaranga nkayamuha, bitewe n'uko wenda numvaga ko nyine ari umuntu dukundana atazamemukira. Uyu mukobwa yatubwiye ko yahuriye na Yaka mu kabari, ariko tuganira na Yaka akatubwira ko uri umukobwa wahuriye muri sinema. Kuko bitanye ndamuzi, twagiye duhurira mu masinema. Nagira nkubaze, se Yaka uhura nawe wari umuzi ko ari Yaka w'umustar tuzi mu gihugu, cyangwa wowe wari utaramumenya, wari uzi ko ari umusore gusura aho ngaho? Yaka mu buryo ngiye twahuye ntabwo nari nzi ko ari umustar. Twahuye nyine mu buryo busanzwe, kuba ari umustar nabimenye nyuma nyine twarabonanye. Noneho bituma nyine mukunda kurushaho, uvuga ati umuntu twarahuye mu iryo joro ntiyagira ikintu kibi wenda nkorera, numva nyine ndamukunze. Noneho bikubitira nuko nageze kumenya ko ari n'umustar, numva nyine ndamukunze cyane. Okay, none reka nse nukubazaho gatoya kugira ngo tube open ku bantu, tubabwize ukuri nyine bamenye iyo story. Wavuze ko wakundanye na Yaka, mukundana ari uko umaze kubona kwitwayeho neza, ndetse unyumuza no kumenya ko ari umustar. Ukimara kumenya ko Yaka ari umustar ukarushaho kumukunda, hari story mwagiye mugirana, ibihe byiza mwagiranye, hari ahantu mwagiye musohokera, hari abantu bagiye babona ibintu by'urukundo rwanyu,
abo bantu baba bahari cyangwa se like hari ibintu wagaragaza nyine bigaragaza ko mwigeze ko mwakundanye bya nyabyo? nyine Yaka ibintu navuga ngo nagaragaza ko twakundanye, Yaka nyine sinavuga ngo nyine ngo hari abantu ngo babizi ko twakundanye, ntago rero nakatangira kumupresenta inshuti zanjye ngo bamumenye. Iki kibazo ntabwo cyoroshye nyaboneka kiri hagati ya Yaka n'uwahoze ari umukunzi we, kuko ntabwo navuga yuko akiri umukunzi we kuko Yaka yamaze kumubwaka nyine inkundo z'iki gihe nyaboneka. Uyu mukobwa rero yitwa Ange, twagerageje kumusura tuganira nawe atubwira ibibazo afitanye na Yaka, atubwira ko bakundanye, Yaka akamurya amafaranga amwizeza kuzamugira icyamamare muri sinema, hanyuma rero kugira ngo ataza kuza mu rujijo, murabizi abastari bakunda kubeshyerwa, kugira ngo urujijo ruze kwirindwa, nagerageje nshaka batanga bahamye batuye muri zo quartier baturanye n'uwo mukobwa Ange, ese batubwire nimba koko uwo Yaka baramubonanye nawe. Uwo Yaka se babanye gute? No, buri kanya no kubabona baca umwe aca ahandi n'undi gutyo tu, ntabwo ari ibintu ako nyine nishumiye byahata rubanza ari umuntu. Barakundana cyangwa n'ubushiti busanzwe? Barakundana byahata, ariko n'uburaya burimo mana bamubeshya biraho ngaho. nawe kumubona ukabona uramukunze, nubwo akora akazi kura ntabwo umurebye wayamukekeraho. Ni umukobwa w'umunyamutima kabisa. Urukundo nyine twari dufitanye rurerure, kuko yakajyaga agira ikibazo ngubu akajya nko mu kabari, akajya gusinda, mu kandi kanya akababwira ngo bamwatsanga amafaranga yo kwishyura ngo nayafite, ngo ninyamwoherereze, nkayamwoherereza, nkamubwira ndamukeneye tubonane ntaza, sinzi ikibazo afite. Ni nayo mpamvu rero buriya nshaka kugira ngo muduhuze njye nawe, mubaze ikibazo ngiye dufitanye, nimba wenda twarekana tukarekana, nimba twakomezanya tugakomezanya, nkabimenya. Okay. Yewe Kiroso bimeze bite se? Uyu ni Kiroso, ni inshuti yanjye, dusanzwe tubana muri ibi bya entertainment. Uwo mukobwa nta tubazo wenda waba waragize ukamwiyambaza, wasindiye nkana akaba yaza kukwishyurira se wenda nyine ibintu nk'ibyo ntabyigeze bibaho? Oya, twarahuraga akangurira bisanzwe tugasangira, ariko nta birinze, nta bintu bikaze rwose, ntabwo twize dukururana cyane. Natesheje mu rugo ibibazo, ndababeshya, bagurisha inka zanjye ebyiri, banyohereza amafaranga ndayamuha, ariko nyuma yaho maje kuyamuhana n'ubu ntago anyitaba, sinzi impamvu. Njye niyo mpamvu ushaka kugira ngo muduhuze, mubaze impamvu amafaranga yanjye yayajyanye, adashaka kunyumva cyangwa akayansubiza, ibyanjye nawe bikarangira. None se umukobwa nta mubano mwegeze mugirana wenda ngo mukundaneho iki? Oya, ntabwo twize dukundana birebire, n'ibyandi byo guhurira muri sinema ugasabana kwa kundi muhurira muri show, wenda mugakundana uwo munsi, ariko atari uvuga ngo ni ibyo gukundana byo gukururana, ngo mukundane rwa rukundo nk'urw'abanyeshuri. Abanyeshuri nibwo bakundana, umwe yanabura n'undi akaba yanakwiyahura. Ese Yaka ntabwo ndi kuri iyo level. Abo mutipe ntabwo abizi, kubera ko abizi ntabwo yamukunda, kuko nanjye ndi umuntu w'umugabo, ntabwo nakunda umukobwa w'indaya. Arabimuhisha cyane ku buryo atabimenya. Ariko namwe nta kintu bijya mubivuga nyine namwe? Ntabwo ugomba kumena amabanga y'umuntu gutyo gusa. Barakundana pe, nta kibazo. Ihangane. Nyine njye biri kumbabaza cyane. Ihangane. Nyine Yaka amafaranga yanjye yariye ni menshi cyane. Ikintu kimbabaza ni ukuntu nagiye kugurisha inka zo mu rugo kugira ngo. Ihangane, bibaho umuntu akakubeshya. Tubwire byagenze bite se? Ayo mafaranga yarakubwiye ko ari ayiki mu by'ukuri? Njye nyine amafaranga yarambwiye ngo yabonye ngo nyine yajya mu muhanda akajya gukora, akajya wenda agira ngo make wenda anseriva tugakora tukibeshaho. Nyine numva nyine kwa kundi nyine ukunda mukundaga, numva nyine ibintu arimo arambwira nibyo. Nanjye rero kwa ko iyo umuntu yakunze umuntu ntagatekereza ibintu byinshi, uhita upfa gutanga utabanje gutekereza ati se uyu muntu ibintu arimo arambwira nibyo cyangwa si byo. Ubwo nahise
nyine nshyiraho puresha mu rugo bagurisha izo nka amafaranga ndayamuha ariko kuva ngiye ikintu kimbabaza nuko amafaranga yanjye nayamuhaye guhera uwo munsi telefone yahise ayikura ntabwo turongera kuvugana. umeze nk'aho uri umushinjacyaha nangwa se umugenzacyaha. Yakagukundana ni ibintu bisanzwe, gukundana ni ibintu bisanzwe. Nanjye butuvugana mfite umukunzi, njye nta mukunzi ngira, nta n'umuntu nkunda, nta n'unanga. uriya mukobwa sinigeze nkundana nawe, twahuriye muri sinema bisanzwe. Nese Yaka naho gusangira byo twarasangiye, ariko yego ntabwo uvuga ngo ngiye ngo narakundanye nawe byo gukundana ngo wenda ngo tuzakora nk'ubukwe cyangwa tubane nk'umugore n'umugabo. ntabwo ari ubwo buryo twakundanye bisanzwe nk'abantu babana muri quartier cyangwa se basengera ku rusengero rumwe cyangwa se biga ku kigo kimwe. Muri wowe Yaka uracyamukunda cyangwa hanyuma ibyo bintu byo kuguhemukira gutyo byararangiye nta rukundo kimufitiye? Nyine biri hagati na hagati, sinakubwira ngo ndacyamukunda cyangwa ndanamwanga. Sibyo ngiye ibi nyine kumukunda ndamukunda pe, ariko ngiye ikintu nshaka kumwibariza nuko mugiyewe mwamuza nawe nkamubaza nukubera iki yamimukiye kuriya, kuko andi mafaranga narayamuhaga pe tukavugana nta kibazo, ariko namuhaye ariya menshi. Kuva icyo gihe ntabwo fone yigeze kongera gucamo. Niyo mpamvu ngiye nshaka kumubaza amafaranga yanjye bimeze bite, byaba na ngombwa bwakanayansubiza tugatandukana, nabyo byanshimisha. Ubu nta kibazo ariko mufitanye, nta ribi n'ubundi, nta deni umurimo, nta mafaranga ye watwaye, ntaki, nyine muziranye biraho. Ubu rwose munahuye nta ribi? Tunahuye twasuzanya bisanzwe. urabona umuntu mwigeze gusangira cyangwa se mwahuriye ahantu runaka mwabanye muri groupe, namusuza haba hari icyo mfite tugasangira, agakomeza nanjye ngakomeza. Bivuze ngo nta kibazo nyine mufitanye? wanjye se ko nasezeranye nawe. Nta kibazo mufitanye niko bega bivuze? Nta na kimwe rwose. None se Yaka ngiye uwo mukobwa ndamuzi kandi ambwiye ko nta kibazo mufitanye. Nagira ngo muzane mbahuze tuganire, agira icyo ase mu bwebo ko we yarabyifuje. Nge nigeze mfatana nawe. Hoya ibintu byari si wambwiye se ko mugeze no gukorana interview na mbere mwakiranye na filme? Hari ikibazo ngiye yambwiye ko yifuza ko muganira gusa ko mbahuza mukaganira. Uraduza se mu bwebo nkuko nyine usanzwe ukora bagiranye ikibazo cyangwa bafatanye. Ngiye se mfatanye nawe. Ese nusanzwe ukora ama interview Yaka? Aya rwase nyewe byo kuvuga ngiye usenze ibintu uri gushaka kuvuga nawe ndi kubyumva nize ngo uraduza. Urumva nta kibazo ufitanye nawe, nawe nta kibazo afitanye nawe. Nifuza gusa ko mwahura mukaganira. Hari ikibazo ngiye nkamureba se? Nta kibazo ngiye nkamuzana tukaganira nawe hari? Hari ikibazo muzanye tukaganira nawe hari nawe hari? Ugiye kumuzana kubera iki wamu? Oya we yarabidusabye gusa ko twaganira nawe hari, ntago ari ibintu bya danger, ntago ari big deal, ni ibintu big. Yaka amafaranga nayahakana urabyitwaramo gute? Ndetse ukanasanga atakigukunda. Ntabwo yabimbwira, ahubwo mutinze kuduhuza ngiye nawe rwose, kuko agahinda mufitiye sinzi agomba nsubiza amafaranga yanjye kuko yaramburiye. Tuganira inyuma gusa hagati y'icyo nabwira nyaboneka Yaka kumubariza ibibazo imbere ya kamera ntabwo byoroshye, ntashaka kuvuga kubera ngira ngo murabizi yuko amaze igihe avuye muri gereza, ntabwo rero byoroshye kuba yaza agahita asanga izo saga zimutegereje, ariko twagerageje ibishoboka byose kugira ngo byibuze hagire ukuri twamenya. Gusa kuri umukobwa muri mwe amafaranga ari ngiye kuguhuza nawe, icyo nshaka ntabwo nshaka ko murwana cyangwa mutongane cyangwa wenda ngo mwibukiranye ibihe bibi mwagiranye bitari byiza muze kuvugana nabi. Nshaka ko mbahuza mukaganira neza, niba mwiyunga mukiyunga, nimba ari amafaranga watubwiye yawe ari buyagusubize, nizere kuri buze kutubona umwana mwiza. Unkundire ntimuze gutongana, nyine worohe, sibyo? Ko mbona se usa naho isura yihinduye, bimeze bite? Wapi nta kibazo mfite. Uno muntu se nkuzaniye si umuzi? Ndamuzi. Bimeze bite rata? Sawa, meze neza. Uri kwiyumva gute se ko uri kumwe na Yaka muri kano kanya? Kano kanya nyine uko ndi kwiyumva, nyine ndishimye, nanone nyine nkababaramo gake.
sinakubwiye si byanjye. ubabajwe n'iki Akubwiye ko uratinyuka ukanavuga ngo mbabajwe n'iki nta n'isoni ufite. nese ubwo ndakubabaje nkubabaje Yego nta n'isoni ngo mbabajwe n'iki. Duheruka kuvugana ryari? Duheruka kuvugana ryari? koko Ah, uretse mbwira duheruka kuvugana ryari? nese kuzano nari maze iminsi koko ubu ngubwo ko ninze kuvugana nawe uzano nari maze ko uzano nari ndi koko Aho wari uri se wahagiye ute? none se anje mu by'ukuri waranansuye basi Nari kugusura. ngende mfungwe icyumweru n'iminsi ingana wigeze unangiraho basi wafunzwe bigenze bite? Wafunzwe bigenze gute? Ntiwafunzwe mbere yuko maje kugwa amafaranga yanjye njye ngugeze ubimbwira. sasa rero anje iki bintu byo kurakara ngewe urabona ikibazo cyambayeho ni nkuko nawe cyakubaho gufungwa nta muntu udafungwa nawe ushobora gusitara nawe bakagutwara. Okay ngaya basi reka tubireka amafaranga naguhaye wayakoresheje iki? reka mbabazeho gatoya kuko byanyabyo mwarakundanye byanyabyo anje mwarakundanye anje twakundanye bya bintu byo guhurira muri sinema ariko ntabwo twakundanye bikomeye cyane byo bivuga ngo birakazi cyane ariko twakundanye anje niko kuri niko bimeze. Nibyo nyine twarakundanye ngo nuko arimo aravuga ngo twakundanye bakabitugira nk'utuntu twa fake kuki uri kubigira ibintu bya fake wabigize ibintu biremereye. Twakundanye bigenze bite? Uri umwana ntabwo uzi kuvuga twakundanye bigenze gute? Twarakundanye ariko ntabwo ari bikomeye cyane ariko mwarakundanye urabyemera. None se aka anje tutaraza hano yatubwiye ko ngo yajyaga ngo guha ubufasha uri nko mu tubazo ukamwiyambaza wabuze amafaranga akayakuzanira akagufasha ko ukuntu mwari mubanye sometimes akaza akagutekera ibyo bintu we nibyo mbona ko byagenze. Hari igihe nabaga wenda nakubiswe byanze nyine urabona ubuzima bwo hanze ahangaha akanyohereza nk'utwo dufaranga ariko ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ntabwo twakundanye birenze cyane bya byo gukundana. Nyine nge ntabwo ndi kubaza ku byo gukundana cyane ko gukundana ho mwarakundanye abitubwiye ariko nyine yaranagufashaga ayo mafaranga yo yagendaga yaguha rimwe na rimwe urabyemera. Yaramfashije mu by'ukuri ndanamushimira ariko ngewe ndashaka kwihana rwose. Urabona ko ndi kunywa fantasi nyinywa n'inzoga kuva nafungura ariko niba hari ubufasha yamfashije wenda natekinika mu bavandimwe nkashakisha mu bavandimwe nkareba ukuntu rwose namusubiza. Reka nkubaze gatoya ubwo bufasha yabuguhaga mu ruhe rwego? Hari ukuntu uvuga ati ngiye mfashije uriya muntu azanyishyura, mfashije uriya muntu nk'inshuti yanjye isanzwe, ariko ukuntu uvuga ati mfashije uriya muntu nk'umuntu dukundana ntacyo nzamwishyuza. Mubaze we nyir'ubwite urahari mwese ari mutubwire nicyo twabahurije. Nagusobanurire impamvu kuko hari ibyo yari yatubwiyeho nyine buryo yagufashagamo ariko nawe turagira ngo noneho mwese mubivuge. Ese yagufashaga mu buryo ni nk'inshuti yawe isanzwe, ni nk'inshuti yawe mukundana, ni nk'umuntu uraho? Nabivuge nyine niba yarankopaga nshakisha ukuntu namwishyura ngewe ntabyo kuvuga ngo niba ari ngiye mwishyure rwose. Yaka nawe urabizi se yagufashaga mu ruhe rwego ko niwe yafashaga nawe tubwire yagufashaga mu ruhe rwego? Ngewe yamfashaga nk'umukunzi we nyine nk'uko naba nagize ikibazo akamfasha nyine nk'umukunzi we ariko niba yarananguzaga ambwire ngewe nshakisha ukuntu namwishyura ko ntabwo ariko ubundi nta n'inyandiko dufitanye. Ese yaka hari amafaranga yatubwiye ngo wegeze ku mwaka ngo ya moto nyine turagira twumve kandi we wavuze ngo ya moto ahwanye ngo na miliyoni 1 ngo ugiye gutwara ngo moto ngo ahantu yakuye ngo ajya kugurisha inka ziwawe. Ayo mafaranga urayazi cyangwa urayemera? Ayo mafaranga ndayemera ariko ngiye bibaye ngo umwana nayamusubiza rwose. Iyo ngase yansubiza wenda yashaka ndaba nguhayemo makeya tangiye kuvuga ngo ndaba nguhayemo makeya andi nzayaguha. Ese yaka arega nubwo warakara gutyo nta nuwamfunga ndi kwemera ideni.
Ese iyo wemeye ideni baguha igihe uzishyurira. Yaka n'umukobwa Yewe. uracyamukunda ubundi? Eh? Uracyamukunda? Njye kumukunda ndamukunda, mufite nka mushiki wanjye. Naho kumukunda ngiye mukunda nkuko nkunda n'abandi bakobwa bose mbafite nka bashiki banjye. Turi koza urukundo mwakundanaga bwa mbere, ajya kuguriza amafaranga yose, akwitangira, agufasha, akwitaho. Ni urwo rukundo ukimukunda cyangwa byarahindutse byararangiye? Urukundo ngewe mukunda kugeza uyu mwanya, mukunda nk'abandi bakobwa, nkuko abakobwa bose, umukobwa ari we wese mukunda nka mushiki wanjye, mufita nka mushiki wanjye, cyangwa se yaba ari umumama uwo ari we wese, umumama wese wabyayeho mufita nka mama. Uri kuvuga ko wamukunda, uri kumukunda nka mushiki we kandi urabizi ko agukunda, yayikuze uko ashoboye kose. Ibi bintu urumva utari kurengera ngewe Ange, reka kurira, ngewe nagukundaga nka mushiki wanjye rwose. Yaka reka nkubaze, uno mwana amafaranga nayagusubiza ngewe. Uno mwana Ange agusabye ko mubana, wabyemera? Mbana nawe ngewe wumva nkubwire, iyo gahunda rwose sindabitekerezaho, sindatekereza kuri gahunda yo gushaka. Ibyo kubana rwose Ange wibagirwe. Ikigaragara cyo gahunda yo kunga bano bantu isa naho igoranye mu kuntu, kuko yakamwana ntiyumva, mbega nyine ntashaka kumva, ntashaka kubana n'umukobwa nawe ngira ngo yabonye ukuntu ameze. So mugiye kubungirana imbere ya kamera bidakunze, turakomeza tugerageze wenda n'inyuma ya kamera, nihagera resulta nzima ivamo tuzabamenyesha. Murakoze, Imana ibamugishe.